tuvuye aho twigire kuri aba babiri ariwe Rukundo Abdurrahman Papley ndetse na Keve. Keve undi muri iriya role byabarwaga ko ari we bikine ku 10 hanyuma Papley akajya ku ruhande. Ariko umutoza wa Rayon Sport ngo ko yari yabipanze nawe buriya bayakoze anticipation y'icyo APR yakora kuri Keve. Yarababwiye ngo iminota ya mbere Keve wanze uhagarare mu mwanya wa nimero 10 ndabizi neza 100%. Barabashyizemo abakinnyi hagati bakubloka baraguha umukinnyi ugomba kukumarika ukina home ukubuza byanga bikunda gukina umupira. Niba mubyibuka muri APR twabihereho bari bashyizemo umuntu witwa Pichu ugomba gukina Keve amufite. Urumva niba Pichu ari gukina gatandatu Keve ari gukina ku 10 bombi bahagaze hagati mu kibuga nuvuga ngo ahari buce arahasanga Pichu. Noneho Robert Nyarabara aravuga ngo aha nibimara nk'iminota nka 15 cyangwa 20 twamaze kushyiramo iyo pattern mu mutwe wabo kw'ibyo bapanze ari byo ko nimero 6 waba ari bukine Keve ku 10 murahinduranya wowe Keve urasa nujya ku ruhande nako byahise bigenda hanyuma Papley ari ugaruka ku 10 uzikina yaravuze ngo none Papley nagaruka ku 10 kintu yashakaga ko Papley aba free. Umva ukuntu kuba free bigenda iyo umukinnyi yaje mu kibuga amaye consigne bakamubwira ngo we Pichu ugomba kumarika umuntu witwa Keve byanze bikunze. Iyo Pichu yimutse akajya ku ruhande iyo Keve yimutse akajya ku ruhande Pichu aramukurikira kuko bamubwiye kumumarika ahajya hose. Noneho namukurikira APR irabigize ikibazo muri mediane kuko aho hantu kuri 6 barahasiga hafunguye harangaye kuko Keve yamudraginza mujyana ku ruhande. Bambwiye ngo ahantu hose Keve ari buki ndamukurikira ndi Pichu kandi ni gukina 6. None Keve avuye hagati mu kibuga arimutse agiye ku ruhande ndamusanga ku ruhande nimusanga ku ruhande 6 handi nari mpagaze harasigara espace. Icyo cyuho rero nicyo umutoza yavugaga ngo nkeneye umukinnyi w'umubola ushobora gushotera kure ushobora gukinisha equipe. None iyo mipira aho kugira ngo tujye duhita tuyicisha kuri Keve ku ruhande turahita dutangira gukinisha Papley uraburi free. Niko rero babikoze. Niyo mpamvu wahise ubona bahinduranya Keve ajya ku ruhande Papley itaza ku 10. Ibyo rero byaranakoze nubwo Papley wenda atatsinze ibitego ariko mwagiye mubona ni kesha agenjira muri box imipira imwe akayitera wenda ikajya hanze iyindi wenda ntibe kadire neza ariko ajya abona imipira nkingahe akayizamuka nubona ari free. Uwo Pichu akirwana nande akirwana na Keve ugasanga ahubwo ni nkabaruboneka baje gukora akwana navuga ka kuvertire kuri uwo mwanya wa Pichu. Byanafashe Rayon Sport nyuma y'iminota 15 APR yabadominnye kenze ya mbere yari ya APR byafashije Rayon aho batangiye gushyira Papley ku 10 Keve akajya ku ruhande kuko APR isigira ikibazo muri mediane ko Pichu yatangiye kugira desordre tactique akurikira Keve ahagiye hose byafunguriye Rayon hiti domina possession. Niba munabona gushininga kwa Richard ko Richard yagize match dasanzwe Richard yagize gushininga kubera ko ntabwo Pichu yari preza. Pichu yakinaga umuntu yitwa Keve ugasanga mediane Rayon Sport iragira abakinnyi benshi kurusha APR notama ubwo urumva habaga hahagazemo umukinnyi witwa Richard hagagaraga umukinnyi witwa Papley twavugaga hari nahaje avuga ku ruhande akaza ko support hagati. None ugasanga APR Lamine Ba ntago ari mwiza cyane mu kudefanda ugasanga ruboneka ari guhangana n'abakinnyi 2 cyangwa 3 ba Rayon Sport hagati buri kanya. Ibyo rero bigatuma umuntu witwa Richard akina match yisanzuye imipira akayizamukana neza cyane. Very nice. Ni byiza cyane ubisesenguye neza cyane mu buryo obufatika. So tujye kuri Keve birumvikana ko niba muri plan za APR Football Club barapangaga Keve muri plan za Rayon Sport nabo bagapanga Keve birumvikana ko ni umugabo wari wikoreye akazi kose ku bitugu bye. Keve wamubonye gute Lorenzo? Keve yari yagarutse mu kibuga nyuma y'ibyumweru 2 avurwa yitabwaho n'abaganga. Yagarutse kuri match raturi igikombe cy'amahoro bakina na Gorira. Keve twaravuganye nyuma y'umukino yamaranye iminota myinshi na Gacinya na Tadeo baganira bamuha felicitation nabwo yari yakoze match nziza ariko yayikoze atari fit. Yambwiye ko ari match atagomba gukina match ya Gorira yakinnye mu cyumweru gishize. Ambwira ko ubundi umuganga wa Rayon Sport yamusabye kongera kuruhuka ariko uburyo yari match komeye igoye match yarabonyemo
bagomba gutsinda igitego uko byagenda kose Keve arabyanga bisobanuye ko mbere ya derby Keve yarinanije ariko yasohoye performance igitangaza so nanavuga ko none niteze ko kuri match kuri derby agomba kuba umustar kuri match nanone star of the game muribuka ko na match ibanza Keve ari we wahembwe nka man of the match itegeko match ibanza so nta doubt ihari ko Keve n'ubundi ariwe sura ya nyayo ariyo shusho ya Rwanda Premier League tekereza ko agomba guhabwa yanabivuze umutoza wa APR yabigarutseho cyane ngira ngo n'abakunzi ba APR bagiye babikritika bavuga ati kuki wagiye kuvuga umukinnyi w'abandi utavuze uwacu ariko yaravuga ngo umukinnyi mwiza mu Rwanda uhari uyu munsi hari n'abafana bari kubyitiranya babishyize muri angere kuvuga ngo niwe man of the match niwe mwiza kuri je ntabwo ari cyo yavuze ngo Keve nta gushidikanya ko ari umukinnyi mwiza muri champion maybe he's a player who have yakoresha jambo the best leg like gutyo avuga amaguru meza ariko buriya translating ari gihe bitamera 100% nkuko bivuze ibintu twakoze deba na Ruben Ngabo saa 7 z'ijoro kugira ngo saa 8 z'ijoro almost isaha dusobanura iryo jambo nyine dushaka context kwa ariko reka mvuga uko nge miyumva avyange tunavuge wenda niba icyo avuze ari ukuri icyambere nuko sikosa nubwo abantu babidramatiza gushima umukinnyi w'indi kipe niba ujya ama interview abatoza y'Iburayi Lorenzo tujye tubireferaho iyo umuntu agiye gukina na Real Madrid arakubwira ngo turabizi ko bafite bumwe mu satirizi bwiza ku isi akanavuga bamba aravuga ngo bane b'imbere ni beza akanavuga nabazi everyone knows ni ibintu biba bigaragara kuvuga ko Keve ari umukinnyi mwiza si cyaha none hari abantu bavuze ngo kuki ngo yamugize wa mbere kurusha abakinnyi be by statistics nabwo biravuga Keve afite assist 11 nta ndi mukinnyi muri APR uzifite ariko noneho turebe ukuri kw'ibintu umunsi w'ejo service yatanze ukuri kw'ibintu igitekerezo gitandukanye n'icyawe ubwo nusoza nanjye washaka kubigihuze na Ruben nawe utemera ko yari kubivuga muri vare wawe wakamuvuza nabiterwa na context ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye gusa kimwe mu bintu abantu bagomba kumenya kuri Keve kigize Keve kuba Keve ni nisomo ubwo abayobozi b'umupira w'amaguru mu Rwanda basigarana bakarirebaho kwizigira 2013 Keve ubundi Keve mu byangombwa handitse ko yavutse muri 98 yafite imyaka 20 bivuga ko afite imyaka 20 ni ubwo rero bari kuzuma yego Keve yatangiye mu isonga 2013 icyo gihe byabarwaga ko afite imyaka 15 yego mu isonga iyo songa ni songa yari irimo nabandi bakinnyi bose ikintu cya mbere uhita ubona ko Keve adasanzwe bose bararangiye Emery yego oya ba Emery n'imbere oya ahubwo yari ari kumwe na Savion yari ari kumwe n'umuzamu Boneri yari ari kumwe nabo ba Jaberi yari ari kumwe nabo bakinnyi barimo uyu wagiye ba Master yari ari kumwe n'abakinnyi twa ba Meya yari ari kumwe n'abakinnyi uyu wagiye hanze Dani Usengimana niyo generation ya Keve abo bantu bose ni uri ku rwego rwiza barawusezeye abatarawusezeye bari gukina hasi ku makipe yo hasi ni ushobora gukina muri ekipe y'igihugu n'abantu ni ukiri kuri iyo level Keve 2013 agifite imyaka 15 ari mu bakinnyi banabonye we na Niyonzima Haruna amahirwe yo gukandagira mu Mavubi makuru bakiri abana tujya gukina na Maroc 2014 ku bwa Constantine Keve afite imyaka 16 Keve yahamagaye muri equipe nationale nkuru afite imyaka 16 Keve yakiniye amakipe yose ibyiciro byose mu Rwanda 17 23 akina senior ndakubwira icyo bita urugendo rwo gutegura umukinnyi umuntu ugera kuri elite level akazakora ibintu hari inzira acamo ari byo bigora ababandi ubona bivuga ngo yagiye ahura n'abatoza bose mu byiciro bitandukanye kuva muri academy mw'isonga mu batoza babana mu Mavubi kugenda azamuka mu byiciro byose kuza akiri muto bya bindi nyamvuga byo kuhumurizwa kuri equipe nkuru ukiri umwana ukagira iyo nyoto ukiri umwana ku myaka 16 ukiyemera icyo gitutu cy'ikipe muri responsabilité zikaza aseza yarahamagawe ariko yamaze n'imyaka 3 atarongera guhamagarwa Keve 2015 nibwo yinjiye muri Rayon
ubundi abareba babarako nubwo yagiye agenda muri za Misiri muri za Kuwait abo babarako Keve babanye imyaka 10 kuko aravuga ngo yakinaga akagaruka kaza muri nta yindi kipe mu Rwanda yakiniye muri yindi baravuga ati rero we ni nkaho tutajye tora ko yanagiye hanze bo barakiyo imyaka 10 yose babanye now 2015 ari muri Reyo 2017 batangiye kwitwara neza wa mwaka w'isukurikira bajya mu matsinda nibwo yagarutse muri equipe nationale 2017 nyuma gatoya nibwo yagiye nyine handi za Kuwait aza kugaruka muri Reyo icyo twakuramo kikita rusange ni iki uyu munsi wa none umukinnyi wamutanze muri equipe nationale ukirimo numwe ni Ombolenga Fitina Ombolenga nje mu Mavubi 2013 makuru Kevin we mukinnyi mukuru wa kabiri mu Mavubi winjiyemo kandi agifite imyaka 27 ubu ngubu aracyafite imyaka 27 birasobanura iki rero statement y'umutoza wa APR impamvu nyubaha n'impamvu nyemera si bibi gutanga indabyo ku bakinnyi bafite kariyeri ntayegayezwa Keve yakinnye amatsinda Keve yahaye service igihugu zidasanzwe nabisobanuye Keve yakoze ibintu byose nje nemera ko nje nka Rugaju nemera ko abantu bakwindabyo ubukwe kuziba nimo kwahagarara uri umunyamakuru let's say bavuga ngo Castari n'umunyamakuru mwiza ugashaka kuburana ngo nuko mwese mukora ku maradiyo atandukanye I don't buy it at all nje nemera ko iyo umuntu ari umwerite wemera ko indabyo zazikwiye wazimu nje uzanu nashidikanya yahaye credit umukinnyi tukidutaho uraho ugisha ariko nka Kevin yo yaseze version yawe reka mvuge version yawe umunota wawe umwe mwese ko ari muki ntabwo urenga okay ndabivuga nanjye mu gihe gito gishoboka yego ngewe ntabwo nemeranya na statement ya Darko na timing sinyemera twemeranya ku kintu kimwe Kevin we mukinnyi mwiza muri champion sibyo yego ariko ntabwo ari statement ituruka ku mutoza ufite abakinnyi nibura nka batatu navuga ba contestinga kuri uwo mwanya urugero yavuze na Ruboneka uretse gato uramutse ubajije Ruboneka umukinnyi wa mbere mwiza ukina hagati mu kibuga mu Rwanda Ruboneka ashobora kubwira ko ari we kandi akaguha impamvu uko abyemera uretse kuguhindura umwanya kwa Dauda hari debut ivuga ko Dauda ashobora kuba ari we mukinnyi ufite tala kurusha abandi bose ariko nabibabwiye Dauda abantu bose baragiye batwarwa n'ibyo akora turabibona ko ari umuhanga ariko mwibuke ko Dauda nta minota 90 yigeze akina muri APR nacyo any single game nta mukino numwe yigeze minota 90 umwanya w'umukinnyi mwiza wa mbere mu Rwanda rero biragoye ko wasora birashoboka ko ari Keve ukoresha n'amatora ashobora gutsinda ariko ni ibintu biri debatable nuguha amahirwe abakinnyi ba APR yo kuvuga ngo njewe nitwa Ruboneka narenga urwego rwa Keve so ngumisha muri deba ntawamenya icyo imyaka 2 iri imbere hatse so ku bakinnyi ba PRFC kumva umutoza wabo abagerageza kuba beza cyane avuga ko umukinnyi wa mbere mwiza mu Rwanda ashobora kuba ari Keve ntekereza ko byari guturuka muri opinion publique byari guturuka muri opinion z'abanyamakuru yego n'abarebye umupira mu sesenguzi ariko ntago byari ngombwa ko bituruka ku mutoza abavuye muri derby icyo nicyo ntemera kuba byavuye ku mutoza abavuye muri derby ntekereza ko abakinnyi ba APR barakwiye shout out biva ku mutoza wabo kurusha umutoza Robert Nyaka wari umutoza ariko ntabwo byagomba kuba umutoza Darkonovic yavuze ko abakinnyi be bitwaye neza ari Ruboneka Jean Bosco ndetse n'umuzamu Ishimwe Pierre Mario so tuvuga rero kuri aka kazi kose ka Keve yari yikoreye yarahetse byaje kugaragara ko Keve yageze igihe imbaraga z'umubiri zigashira kubera gutanga service nyinshi cyane ku ikipe ya Rayon Sport hari video ya trendinze ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo mwarayibonye abantu benshi twari postinze nanye ndimo na Jean-Luc na Bakarikeza bari postinze ni na Karikeza wayitunganyije bayo umushimira mwabonye uwo bita Aimable agiye gufata umupira ngo urengure ibingibi birahita bitujyana kuri iki kintu Rigan tugiye kuganira ku batoza Darkonovic versus Robertinho umutoza yafashe urupapuro ararwandika umukinnyi Aimable agiye kurengura umupira yamaye agapapuro ngo ati kankirire Keve abantu twibazaga kuri kare agapapuro haranditse iki mwashoboye kubimenya nabashe kubimenya nshimira cyane abantu bampaye aya makuru kuko byaturutse ku mutoza w'ikipe ya Rayon Sport Keve Isagaca yagaciriye mu kibuga bandikiye Keve baramubwira ngo save your energy gerageza kuzigama imbaraga zawe stay next to Haj
guma ukina wegeranye na Haji, and when we lose the ball, nidutakaza umupira, just lock, go to number 19 or 25, egera nimero 19 cyangwa kimwe na nimero 25, ubwo abo ni Pichu ndetse na Dauda Yusuf. begere baramubwira ngo do not receive in our half, ntiwemere kwakira imipira mu rubuga rwacu. biroroshye. Statement ya mbere yakoze niyo kumubwira ngo savinga energy zawe, mu yandi magambo wikoresha imbaraga z'umurengera, ubwo haracyari iminota yo gukina. Gerageza nyine kuzizigama kuko murabizi ko Kevin yaramaze igihe kinini ari fatigue kubera match nyinshi yagiye akina, noneho nyuma za no kugira umunaniro mu maguru. Byari nko kumubwira ati izigame tore ko asoza umukino. Nicyo cyambere. Icya kabiri no kumubwira ngo kinira hafi ya Haji. Mu yandi magambo Haji ni umuntu ushaka umupira akawutindana akerimina agakomeza kuko aranihuta cyane. Mu yandi magambo kinira hafi ye kugira ngo ujye ubona uko yikora umupira bitagusabye gukoresha imbaraga nyinshi. Icya gatatu nidutakaza umupira uhite wegera nimero 19 wa APR cyangwa 25, ubwo ni Dauda cyangwa se Pichu. Nuko ngo mu yandi magambo yakoresheje ngo lock, uhite ufunga hagati kugira ngo umupira udasohoka. Donc uhite pressinga Dauda cyangwa se Pichu bijyanye n'ufite umupira badasohora baro hagati, barangaze bayobye ni lock begera afunge kugira ngo bari dasohoka hagati byoroshye bagahita nyine bajya gusatirizamu. By the way, kano gapapuro hanyuma Clarissa dufashije muri confirmation, Clarissa Veiro amagambo ari kuri agapapuro ya postinzwe na Ayabonga. Ayabonga yabise no agapostinze kuri status ya WhatsApp, apostinga inyandiko zari kuri agapapuro. Arakoze cyane Clarissa rakadoha. Hanyuma akanyuma akoko ko guhita allokinga hagati yashoje avuga ako kanyuma don't receive a ball now. Aravuga ati kugira ngo utinaniza cyane wijya gusingirira umupira. Urabona ikibuga kigabanyijemo kabiri, we wijya mu kibuga cyacu bari wakira umupira kubera ko atakira mu kibuga cya APR udakora ibintu kunaniza uratwara barambira igihe cya Save Energy. So abafana ba APR bikomye cyane Darkonovic imikinire mibi